twinjire mu ijambo ry'Imana. Hanyuma ijambo ry'Imana ry'uno munsi ni ukwifuza ko inyenyeri ya Kristo yaboneka muri wowe. Kristo twibuka ko yaje mu isi akavukira hano mu isi. Twavuze yuko Yesu atavukiye kuri iyi tariki, ariko kuba Yesu ataravukiye kuri iyi tariki ntibivuze yuko atavutse ngo aje mu isi. Bityo rero abagize kino gitekerezo ko baba barakigize kose, cyari igitekerezo cyiza cyo kwibuka ko umwami Yesu yaje mu isi akavuka mu isi, tugomba kuzajya twibuka ivuka rye. None rero sasa tugiye gusoma ijambo ry'Imana. Navuze ngo kwifuza isengesho ryanjye nawe nuko inyenyeri ya Kristo igaragarira mu buzima bwawe. Amen. Inyenyeri ya Kristo yagaragara mu buzima bwawe, ikamira za zindi zawe, ya Kristo ikaba ariyo yaka ikamurika. Haleluya. None ya Kristo dusomere Matayo igice cya 2, turebe mu ivuka rya Kristo ukuntu inyenyeri yiwe bwite yagaragaye mu kugaragara kw'inyenyeri ya Kristo, bigakurura abahanga, bigakurura abantu bakomeye bavuye mu bihugu bya kure, bakazana amaturo, bakazana ibintu by'agaciro byafashije umuryango wa Yesu, byafashije Mariya na Yosefu uburyo bwo kubaho muri iyo minsi no kumurera. Bwana sifuwe sana. Tubona rero ko ibi bintu Mwuka Wera nabyo mbikuru ukuntu yabinyumvishaga. Mwuka Wera kanyumvisha yuko tugomba gusenga kugira ngo Yesu twamaze kwizera muri twe ko yaje mu isi akatuvukira. Uyu Yesu inyenyeri yiwe itugaragaremo mu buzima bwacu, yake mu buzima bwacu, kuko kwaka kw'inyenyeri, kuboneka kw'inyenyeri Yesu wavukiye mu buzima bwacu bizatuma bitugaragaza nk'abantu badasanzwe, bizakurura abantu bakomeye, bizakurura abantu batandukanye kuza mu buzima bwacu bakurikiye ya nyenyeri ya Kristo uri muri twebwe. Haleluya. Dusomere aho ngaho, hanyuma turaza gukora isengesho nyine ry'umwihariko. Matayo igice cya 2 n'umurongo wa 2. Ngo umwami w'Abayuda wavutse ari hehe? Hera kuwa mbere. Abanyabwenge baramya Yesu. Yesu amaze kuvukira i Betelehemu mu gihugu cy'Iyudaya. Yesu amaze kuvukira i Betelehemu mu gihugu cy'Iyudaya ku ngoma y'umwami Herode. Haza abanyabwenge baturutse iburasirazuba bajya i Yerusalemu. Barabaza bati umwami w'Abayuda wavutse ari hehe? Umwami w'Abayuda wavutse ari hehe? Ko twabonye inyenyeri ye turi iburasirazuba, none tukaba tuje kumuramya. Ko twabonye inyenyeri yiwe turi iburasirazuba, none tukaba tuje kumuramya. Urumva uyu Yesu kugira ngo bimenyekane ko yavutse, hari umuntu waje mu isi. Icyatumye hamenyekana ko hari umwana wavutse kandi ugomba kuba umwana, ni inyenyeri yaje kugaragara. Iyi nyenyeri igaragaye, bamwe muri abo bahanga niyo mpamvu bitwa abanyabwenge. Nubwo umunyabwenge ni umuntu ubuzi ibyo abandi batazi. Semene amen. Akaba ari umunyabwenge muri icyo gice. Hari umunyabwenge, hari abanyabwenge mu by'ikoranabuhanga, hari abanyabwenge mu by'ubuhinzi, hari abanyabwenge mu by'iyobokamana, hari abanyabwenge buri muntu ashobora kugira ubwenge mu kintu kiwe runaka cyangwa muri domaine yiwe. None rero sasa aba banyabwenge bari abanyabwenge mu by'ikirere, bari abantu bajya mu isi y'umwuka bakareba inyenyeri, bagasuzuma inyenyeri. Muri izo nyenyeri bakabasha kumenya ngo iyi nyenyeri irapresenta umuntu, iragaragaza uruhinja rwaje mu isi, umuntu waje mu isi. None iyo nyenyeri nkuko tubibona abanyabwenge, kuko bari ari abantu b'abahanga, baje bakurikiye inyenyeri uko bayibonaga bo. Inyenyeri uko bibwiraga ngo umwana wavutse ni umwami w'Abayuda. Twamaze kumenya ko azaba umwami w'Abayuda. Umwami w'Abayuda rero ntabwo ashobora kuvukira mu rugo rutari urw'umwami. Ibyo ari byo byose, iyi nyenyeri tubonye itwereka ko ari umwana wavutse w'umwami, yavukiye ibwami. Niko bibwiraga mu bitekerezo byabo. Baragenda mpaka bajya ibwami, bajya kubaza umwami ko twabonye inyenyeri
turi iburasirazuba tukabona ko hari umwana wavutse kandi aza umwana, tukaba tuje kumuramya, ari hehe? Icyabamenyesheje ko umwana yavutse niki? Ni inyenyeri yiwe babonye. Iyo bataza kuyibona ntibari kumenya ko hari umuntu wavutse. Semeneme. Nuvuga ngo mu yandi magambo bisobanura iki? Iyo nyenyeri yawe itagaragaye ntumenyekana kuriho, uba umeze nk'umupfu, ntushobora kumenyekana, ubaho mu isi utazwi. Kugira ngo rero ubashe kumenyekana ni igihe cyose inyenyeri yawe yabashije kugira gute? Kugaragaza. Niba uri umucuruzi, inyenyeri yawe y'ubucuruzi ntigaragare, ntawe uzakumenya ko uri umucuruzi, ntawe uzaza kukugurira, ntawe uzaza kukuranguraho, ntawe uzaza, nta nekada. Kandi inyenyeri yawe itaboneka ariyo yakagombye kugaragaza uwo uri we. So inyenyeri rero ni kiashiriya, ni ikintu kigaragaza uwo uri we, urinde, igaragaza uyu ninde. None rero sose igihe hatagaragaye uwo uri we ngo umenyekane, nta gishobora kuboneka mu buzima bwawe. Iyo yatwikiriwe n'imbaraga z'ikuzimu abarozi bakayitwikira, ntawe ukugana, wahaganwa kandi utazwi, utagaragara. Uyu rero Yesu inyenyeri yiwe yaragaragaye nk'uko tubisomye. Abo banyamahanga bavuye mu bihugu bya kure bayibonera kure. Ndagira ngo usenge nanjye nisengere, iyi nyenyeri ya Yesu rero yabashije gukurura abahanga bavuye mu bihugu bya kure. Bamwe mu bahanga, mu basobanuzi ba teolojiya, bavuga ko abantu baturutse mu bihugu iburasirazuba bakeka ko bashobora kuba baravuye mu Bushinwa cyangwa muri Korea y'Amajyepfo, cyangwa se bagakeka ko baba baravuye mu Buyapani, bakora urugendo rwerekeza muri Isirayeli. Ugiye kuri map, ku ikarita y'isi, ukareba bagaragaza ko bashobora kuba baravuye muri ibyo bihugu. Ariko ibyo bihugu wumve bambuka imigabane, bambuka ibihugu n'ikindi gihugu kugira ngo bagere muri Isirayeli bakiyoboza, bashaka kumenya uwo mwana wavutse. Bikwereka iki rero? Inyenyeri yawe ahantu hose yagaragaye yagukonekta. Kwa kundi twigishije ukuntu amaraso Yesu Kristo ashobora kuduhuza n'abantu tutazi. Amaraso Yesu Kristo yamuje, twari tuziranye, ariko amaraso Yesu Kristo urabona ko yamuje nawe. Uko yamuje nawe niko yampuza n'umuntu w'umugisha wahindura ubuzima bwanjye, wahindura ubuzima bwawe. Semeneme. Warunzi mama Ronera. Ariko ya maraso Yesu yaraduhuje, tuba bavandimwe. Urankunda nanjye ndagukunda, urankunda nanjye ndagukunda, mwembi turakundana duhujwe n'amaraso Yesu Kristo. Amen. Aya maraso Yesu Kristo rero afite ububasha bwo kuba yagira gute? Yaguhuza n'umuntu wibunaki akavikana nanjye akava muri Amerika, akaza ariyo yamukuruye kugira ngo ahinduke igisubizo cy'ubuzima bwawe, kugira ngo ahinduke igisubizo cy'ikibazo ufite. Amina. None rero iyi nyenyeri nayo urumva ukuntu nayo imikorere yayo ishobora kugukururira umuntu. Uko yakuriye abahanga bakaza mpaka bavuye mu bihugu bya kure mpaka no kwa Yesu, aho Yesu yarari, bakagenda bayoba, bashaka kuyoba, ya nyenyeri ikagira gute? Ikabayobora kugeza aho yageze ahantu irahagarara. Ahagaze avuga ati iyi nyenyeri ishobora inyenyeri yawe yagaragaye iyobora abantu b'ingenzi, iyobora abantu bazima mu buzima bwawe, bakaza bakagushyigikira mu bibazo. Waba uri umucuruzi, izakurura abakeneye ibicuruzwa byawe, baze bakugurire. Semeneme. Niba uri umukozi w'Imana, izakurura abantu nyine bakubonemo nk'umukozi w'Imana. Amina. Ariko niba Satani yayijimije, uzabaho uri ntazwi, uzabaho uri ntamenyekana mu kintu cyawe ukora. Niba ari muri business ntizagaragara. Niba ari inyenyeri y'urushako umudamu kuwa ku rugo, uzabaho mu rugo umugabo atakubona, kuko inyenyeri yawe ntabwo abigaragara, ntabona agaciro kawe. Igihe iyo nyenyeri yawe yazimye, akubona nk'umutwaro, akubona nk'umuntu udafite icyo umumariye. Iyo abarozi bayijimije rero, ni wowe ubwawe ugomba kwimenya, ukamenya ikibazo uko mu kanya mfite ni iki ngiki. Ni inyenyeri yanjye bazimije, uyu mugabo wanjye atari kubona, uyu mugore atari kubona, aba bantu batari kubona.
aramutse ayibonye yamenya agaciro kandimo, yabona imenya icyo ndicyo. Uyu munsi rero nakubwiye ngo dukore isengesho rivuga ngo inyenyeri ya Kristo igaragare muri twe, yacize impamvu ya Kristo ariyo yaka muri twe. Semene amen. Kuko iyi ngiyi abarozi ntibigeze babasha kuyizimya, aribo bakozi ba Satani. Paka uko dukomeje tugasoma tubona ukuntu dukomeza dusomere tumve. Bayobe kwanza tubonye yuko babanje kuyoba mu bitekerezo byabo, bibeshye bishuka yuko hari umwana yavukiye iyo ngibwana. Tumve ukuntu rero byaje kugenda. Gatatu. Umwami Herode abyumvisha ahagarika umutima n'ab'i Yerusalemu bose. Urumva ko kugaragara ko inyenyeri yawe hari abo byatuma bahagarika umutima. Semene amen. Iyi inyenyeri yawe yagaragaye, hari abashobora gutuma bahagarika umutima kubw'iyo nyenyeri, ariko hakaba n'abandi babyishimira. Abahagarika umutima rero nabumva yuko ugiye kubaruta, nabumva yuko ugiye kubasimbura. Semene amen. Abumva ko ugiye kubasimbura. Umuntu atangije business, agiye gucuruza ibi nawe nanjye mbicuruza, ishyari rikazamuka, abakiriya bazaba bake. Kumbe ni njyewe wabihariraga niba atangiye business nk'iyo nkora. Amina. Urumva ishyari rirazamuka. Mu gihe kimwe nigeze kubaha ubuhamya bw'ukuntu buriya tukiri muri Asurse hari inyenyeri yanjye yagaragaraga runaka, akavuga ati kumbe uyu nawe yavamo umushumba nkanjye, yavamo iki, yansimba, atangira kunkombana. Kuko hari icyo yabonaga muri njye simbimenye, wenda ko hari n'ibyo ngibyo, urumva hari icyo yabonye gitumye ishyari rizamuka. Nubona umuntu azamutse ishyari muri we, agatangira kukurwanya ntacyo wamutwaye, menya ngo hari ikintu ari kubona imbere yawe ashaka kugira ngo aburizemo. None urumva rero uyu Herode akibyumva ngo ahagarika iki, umutima. Kuki ahagarikitse umutima? Dukomereze. Ateranya abatambyi bakuru n'abanditsi bose b'ubwoko. Ababaza aho Kristo avukira, aho ariho. Ashatse gushaka inkomoko. Urumva mu isi y'umwuka ukuntu bigenda, kugira ngo ufatwe. Ntega amatwi hano unyumvisha amatwi y'umutima n'ay'imbere. Herode mu rwego rwo kugira ngo agenze uw'inyenyeri yiwe yagaragaye, arimo arashakisha inkomoko ya nyir'inyenyeri aho ashobora kuba yaravukiye. Amina. Urumva ko ubwami bw'umwijima buteguwe. Kubanza kwibaza ngo ni mwene runaka, ni mwene nde, uyaturuka akomoka. Ngo inama zarateranye, abatwara abatambyi ubwo n'abayobozi baraterana, batangira kwibaza. Mu isi y'umwuka hari abaterana bakibaza ku bwawe, uyu mudamu umeze gutya, ni mwene nde, ni mwene nde, ko tubona nyenyeri yiwe ashobora kuzavamo umuvugabutumwa ukomeye, umuhanuzi ukomeye, umucuruzi ukomeye. Uyu ni mwene nde. Bagatangira gushakisha inkomoko zawe kugira ngo barebe ko bagufata bakakugenza. Imbaraga z'Imana zibatwika mu izina rya Yesu. Ibyo tutabonesha amaso yacu biduhiga, bitwigaho. Umuriro w'Imana bitwike, abakwigaho, abanyigaho, abareba imbere hanjye bakareba imbere hawe, bagatangira kukwigaho kugira ngo bakuzimangatanye, kugira ngo bagusibe mu buzima bwa hano mu isi. Umuriro w'Imana batwike, imigambi yabo Uwiteka yiburizemo yose mu izina rya Yesu. Jambo rabo ngo yica imigambi y'icakura. Imana yica imigambi izo ncakura zo mu mwuka zigenza wowe, zibaza wowe, zishaka wowe. Iyo migambi Imana izice mu izina rya Yesu. Yice mu izina rya Yesu. Komeza hepfo rero. Bati ni Betelehemu mu gihugu cy'Iyudaya, niko byanditswe n'umuhanuzi ngo nawe Betelehemu ho mu gihugu cya Yuda, ni ukuri nturi mutoya mu midugudu ikomeye. Betelehemu nturi mutoya mu midugudu ikomeye, kuko muri wowe ariho hazaturuka umutware. Kuko muri wowe arimo hazaturuka umutware uzaragira ubwoko bwanjye bw'Abisirayeli. Umva iki kintu. Ushobora kuba wibona ukavuga ngo navukiye mu muryango uciriritse, umuryango woroheje, umuryango utazwi, mu gakaritsiye k'ahantu runaka iyo mu cyaro. Wareba no mu cyaro wavukiye ugasanga nta n'umukire, nta muntu mwari muturanye ufite akamodoka, ukabona ni icyaro kibi cyane cyaho ngaho guri. Iyo mu cyaro iyo wagikira akabona. None sasa uko niko Betelehemu yagaragaraga, ko ari umudugudu mutoya mu yindi midugudu. Ariko irekuriweho ubuhanuzi ko muri iyo Betelehemu hari uzayivamo
hari umuntu uzavukira muri ako gace akaza akaragira akaba umuntu udasanzwe. Semene. Urumva ko iya nyenyeri igenda ihuza n'icyo ugomba kuba cyo, igaragaza icyo uri cyo. Amina. Noneho sasa aho wumva rero, aho abangaba ni abarimo bararaguza, ni nkaho uyu muntu yahamagaye abanyabwenge ashaka kumenya aho uyu Yesu agomba kuvukira. Uyu mwami azavukira he, azaturuka he? Ariko ntibivuze ko kuba uturuka mu mudugudu woroheje, kuba uturuka muri famiye yoroheje udashobora kuba ukomeye. Amen. Ntibivuze ko waravuye mu muryango udasobanutse udashobora kuba umuntu usobanutse. Amina. Kuko iyi Betelehemu urumva irimo irabwirwa ngo ni umudugudu muto mu yindi midugudu yose, yakagombye kuvukiramo umuntu ukomeye uzayobora isi. Ariko nubwo ari umudugudu mutoya havuyemo umuntu runaka, nawe nubwo umuryango wanyu wasanga uri we woroheje ari nawe mutoya, ntibivuze yuko ubwo butoya bushobora kuburizamo icyo Imana yavuze ku buzima bwawe. Nubwo uri muto wava umuntu ukomeye kuruta bene wanyu, kuruta bene nyoko, kuruta bene so. Semene. Nubwo utize wavamo umuntu udasanzwe ukaruta ba bandi bize ubwenge bwano mwisi, birashoboka. Semene. Bakaba bafite wenda icyo cyo bakurusha urwo rufaransa, bakurusha iki, ariko hari ahandi nawe baruta. Zamurira Imana yawe icyubahiro. Igikenewe rero ni uko inyenyeri ya Kristo twizera winjiye muri twe, imurikira muri twe, igaragara ku buzima bwacu uko baje kumushaka. Niba Kristo ari muri njye, nawe baraza kugushaka. Semene. Kuko ni inyenyeri ya Kristo iri wigaragara kuri wowe, si ahubwo ni ya Kristo umwami w'isi n'ijuru. Amina. Uwo mwami w'isi n'ijuru rero iyo nyenyeri yiwe nicana mu ruhanga rwayo, igacana mu ruhanga rwayo, ibisubizo by'ibibazo byose twari dufite biraza kuboneka. Soza noneho. Nuko Herode ahamagara abanyabwenge rwihishwa, abasobanuza neza igihe baboneye ya nyenyeri. Arashaka no kumenya igihe iyo nyenyeri yagaragaye. Urumva ako kantu si ukumenya aho inyenyeri nyirayo ahari aho yavutse gusa, barashaka no kumenya igihe yagaragariye. Komeza tumve. Abatuma i Betelehemu ati, nimugende musobanuze neza iby'uwo mwana, nimumubona muze mubimbwire nanjye njye kumuramya. Bamaze kumva umwami baragenda, kandi ya nyenyeri babonye bakiri iburasirazuba ibajya imbere, irinda igeraho uwo mwana ari, ihagarara aho ngaho. Ibajya imbere. Urumva ko inyenyeri iyobora abantu, ibajya imbere kugeza aho umwana yarari. Bigaragara ko inyenyeri yawe ishobora kuyobora abantu bakomeye bakaza mpaka ikabageza aho uri. Amina. Aba bashobora kuba babi cyangwa bashobora kuba beza, mu mpande zombi byumve, muri kote zombi ko ari ebyiri. Abigice cy'umwijima, bana ba Satani, imizima, amagini, abarozi bakaze, bashobora kubona inyenyeri yawe baturutse kure. Ariko ibaze nawe nk'umuntu nkanjye, umuntu aturuke i Burundi iyo ngiyo aze kundoga, ntanzi, yari yibereye mu musigiti, yumva ijwi rimubwiye ngo manuka ugende ujye hehe, muri saro. Ageze muri saro arimo aragira gute, atangiye kubabaza ati uwo muntu ubwiriza kuri radio umuntu yamubona gute. Ahubwo batanga contact zabo iyo bashoje, aza guhamagara, ashuka ko yenda kugira gute, ashaka gukizwa. Paka ngezeho nuvuga ngo afite icyamuyoboye, avuye muri icyo gihugu, avuye kwanza icyo gihugu. Uwo mugabo, uwo musore yabaga Tanzania, ariko yayobowe mu isi y'umwuka paka ngeraho. Ariko ageze hari umugizi wa nabi, kimugenza ni ukwica. Araza asanga ubuntu bw'Imana buturiho ntibujya bupfa. Amen. Ubuntu bw'Imana iyo bwatuvuyeho twapfa, ariko asanga ubuntu bw'Imana buturiho buraturinda, uwo mugizi wa nabi ntiyatugirira nabi. Ukumva rero inyenyeri, ndashatse kwereka ko inyenyeri yawe ishobora kuyobora babi kimwe nuko iyobora abeza bakaza mu buzima bwawe. Noneho rero sasa babandi bakagera huri kandi utarubaze, kuko tubonye ko abo banyabwenge bageze aho Yesu yarari, batari bagize gute, batari bamuzi. Bavuye mu gihugu bari baherereyemo bajya mu kindi gihugu batazi, bayoboza.
Imana icana inyenyeri yawe igaragarire mu mpande enye z'isi mu izina rya Yesu. Iyobora abantu bazima mu buzima bwawe, bakubera icyambu, bakubera ikiraro wambukiraho winjira mu by'Imana yakuvuzeho mu izina rya Yesu. Vuga ngo amen. Rega ijambo ry'Imana nta rindi ni ukwakira icyatuwe, ikivuzwe, wamara kucyatura wakizera bikakubera nk'uko nguko ubyizeye. Semene amen. Komeza hepfo gato duhite dusoza. Icumi haravuga ngo babonye iyo nyenyeri baranezerwa cyane. Bageze mu nzu basangamo umwana hamwe na nyina Mariya, barapfukama. Urumva ko inyenyeri idashobora kukubeshya. Kimwe tubona aho ngaho, ntabwo inyenyeri y'umuntu ishobora kubeshya biyoboye. Ibagezaho icyo bifuzaga kiri neza ijana ku ijana. Iyi nyenyeri yabaye mpaka yinjiza mu nzu, basanga aho umwana ari. Noneho bamaze kubona aho umwana ari, wumva icyakozwe sasa. Nicyo niho barapfukamye bararamya. Nuko inyenyeri yawe nigaragara, hari abazaza mu buzima bwawe bakubahe, hari abazaza mu buzima bwawe bakubona nk'umuntu w'agaciro. Amina. Igihe cyose inyenyeri yawe utagaragaye, uzata agaciro mu bantu, nta gaciro ugira mu bakubona. Imana kumbe kujya agaciro kawe gaherereye mu kugaragara kw'inyenyeri yawe. Amina. Maze bahambura imitwaro yabo, bamutura amaturo. Umva icyo bakoze, bahambuye imitwaro. Wumvise amaturo, muzi zahabu ukuntu zihenda, muzi ukuntu ibihugu byose n'aka kanya, uko ibihugu byose bireba muri Kongo, isi yose irimo irareba muri Kongo kubera zahabu ziriyo, kubera amabuye y'agaciro ariyo. Aba bahanga rero bamaze kubona inyenyeri ikabayura mpaka aho Yesu ari, icyo bakoze bahise bagira gute? Baramuramya, batanga amaturo akomeye ari mu izahabu, ngo n'ishangi n'icyome. Ibyo ntumbaze ibyo ari byo, ntabyo nzi icyo ibyo bintu batubwira zahabu. Ibindi nabyo ni iby'agaciro, babitura umwana. Ibi byafashije Yesu. Byibuka nk'umuntu wari uvukiye mu kiraro, imiryango y'ikennye, zahabu ntabwo bagushyira zahabu mu biganza. Byafashije ababyeyi ba Yesu kumurera mu buzima bwiza no mu mibereho myiza. Bwana sifiwe sana. Surumva ngo rero inyenyeri yawe yagaragaye, hari abantu baza bakazana ibyo udafite mu buzima bwawe. Ibyo udafite barabizana mu buzima bwawe igihe yagaragaye, ariko igihe itagaragaye ubaho gutyo nyine. Ibaze iyo na Yosefu inyenyeri y'umwana itaza kugaragara, bari kuva muri kiriya kiraro gute? Umwana yari kuzarya gute? Ubwo Imana yari ifite, ariko yari yarabiteguye. Ndagusengera kugira ngo inyenyeri yawe igaragare mu izina rya Yesu. Nanjye nisengera dusoreza muri uyu murongo wo kubara 24 umurongo wa 17, aravuga ngo ati ndamureba ariko subu, ndamwitegereza ariko nta ndi bugufi. Inyenyeri zakomoka mu bwoko bwa Yakobo, inkoni y'ubwami izaboneka iturutse mu bwoko bwa Isiraheli, izaragiza inkiko z'i Mowabu, izatsinda hasi abasheti bose. Urumva iyi nyenyeri ikintu bari kuyivugaho, uyu ni Baramu. Baramu yinjiye mu mwuka muri cya gihe yaragiye kuvuma iki? Ubwoko bw'iki? Bw'Abisiraheli. Ibitambo byatambwe, igicaniro cyubatswe, kandi ibitambo byari byatambwe ni amapfizi 7 y'inka, ay'intama, ay'ihene, byose yubakiye ibicaniro. Igicaniro cyubatswe, yiteguye kugira ngo noneho bya bitambo byatambwe byakirwe n'isi y'umwuka. Isi y'umwuka nimara kubyakira, imuha uburenganzira bwo kurekura imbaraga z'umuvumo. Kuko nyine umuvumo ntabwo ujya ufata gusa. Hari abantu bazi ngo umuvumo binabira umuvumo ubusa ntufata. Bwana sifiwe sana. Umuvumo usa ngo ntufata. Kugira ngo umuvumo ufate rero, abaterekera bazi guterekera neza, n'abarozi bazi kurega neza, bubaka icyo gicaniro, kajyana inkoko akayibaga, umupfumu akamutuma ati genda uzane inkoko sha tuyibage, cyangwa ati genda uzane ihene y'ibara rimwe, uzane inkoko y'ibara, ikabagwa amaraso akameneka, bazimu bakanywa. Bamara kunywa noneho sasa umupfumu mwiza agatangira kurekura, agamagara za nyabingizi, bakahamagara abakurambere biwe ati mugende muhane runaka, ni mu muhane.
iyo mizimu ikazamuka ajya kubona ukabona umuntu atangiye guhura n'ibibazo, kumbe hari igicaniro cyari cyubatswe cy'imbaraga z'umuvumo cyashyizweho ibitambo. Ubuntu bw'Imana buturengere mu izina rya Yesu. Ubwo rero Balamu ni muri ubwo buryo yarimo arasasira imbaraga y'umuvumo agomba kurekurira Abisiraheli. Noneho sasa umuntu wari ufite amaso y'umwuka nka Balamu ariko agiye amaze ibitambo byatambwe, ategereje ko isi y'umwuka imubwira ati ishyira amagambo y'umuvumo ku rurimi, agatangira kurekura umuvumo awuvuma Abisiraheli. Igihe ibitambo byari bimaze gutambwa agiye kujya mu mwuka, isi y'umwuka iramudeviya. Igice cya kuzimu n'icyakorana nawe, atangira gukorana n'igice cyitwa ijuru, rimutiza ku maso. Rimutije ku maso ati ndamureba ariko subu arimo arakurura ibya Yesu. Uyu muntu bakubwira uyu Balamu ibi bintu yabonaga, haciyeho imyaka iri hagati ya 800 na kugira ngo abone ibi bintu. Arimo arakura ibizaba mu myaka za 800, akavuga ngo ndamureba ariko subu. Urumva ijisho ryiza, Imana igwa iryo jisho wifuza mu izina ryose nangirime rireba ibintu bikabireba kure, ukaba wanabisobanura neza. Urumva hari umuntu ushobora kujya mu mwuka akagwana ati ndabona ibi, wa akagira ngo ibintu ibyo akubwiye ukagira ngo birarara bibaye, kuko ntiyageze ijisho ryo kureba cyane ngo amenye n'igihe bizabera, ngo yumve niba biri bugufi cyangwa biri kure yawe. We yarabibonaga akabona inyenyeri, akabona iri kure, ariko si yubu. Imana igwa iryo jisho mu izina rya Yesu. Nge ndaryifuza kugira ngo Imana icapemo ayo maso, areba ibizaba kure, bizaba no mu myaka 100 nabikurura. Uyu rero biravuga ngo ariko nta ndi bugufi, ngo inyenyeri zakomoka mu bwoko. Iyo nyenyeri ninde? Ni ya yindi twahoze tuvuga. Urabona ko inyenyeri ishobora mu isi y'umwuka guhinduka umuntu. Hano arabona inyenyeri ariko akayifata nk'umuntu uzakomoka muri ubu bwoko. Bwana sifiwe sana. Uyu muntu rero waje kuvuka akaza mu isi, inyenyeri yiwe ikaboneka, bihinduka uyu munsi kuko yamaze kuvukura mwizera aba muri wowe. Inyenyeri yiwe nigaragare mu buzima bwawe, wenda izawe bwite ziwahawe zize kugaragara, aho yiwe ari igaragara mu buzima bwawe. Nigaragara mu buzima bwawe kuba mu mwami Yesu, imibereho irahinduka, ibintu birahinduka. Tugiye gukora isengesho. Uyu munsi wa none hari inyenyeri wahawe zitagaragara, arizo zabaye intandaro yo kuba urimo uraferinga kano kanya, yo kuba hari ibintu bitari kugenda neza kano kanya, yo kuba intazwi, yo kuba intamenyekana. Ndibyo koko wavutse mu muryango uciriritse, ukomoka ndetse no mu karere kandi ka fake katara ko mu mujyi, mu mudugudu runaka nawe ugenzura ugasanga muri twebwe hariho n'abavukiye mu nzu z'ibyatsi, hari n'abandi bavutse mu nzu z'ibitaka nyine hatarimo kasima. Ibintu nk'ibyo ahantu mbega ubona hadasobanutse, ariko kuba waravukiye aho hantu ntibivuze yuko utava mu wundi muntu udasanzwe. Igihe inyenyeri yawe cyangwa se y'umwami Yesu Kristo yaje ikagaragara muri wowe, Yesu yazanywe no guhindura ubuzima bwacu ndetse n'imibereho yacu. Amen. Tugomba kwizera ko Yesu yazanywe no guhindura ubuzima bwacu n'imibereho yacu, mu buryo bw'umwuka no mu buryo bw'umubiri. Ntabwo yaje gukora kimwe, yaraje gukora kimwe sinamwakira, namurwanya nanjye nkuko abandi, ariko yazanywe no kudukiza. Ijambo rivuga ngo icyo umwana w'Imana yerekaniwe n'iki, ni ukugira ngo amare imirimo yose ya Satani. Yerekaniwe kumaraho imirimo ya Satani. Ni ngombwa rero kureka kuvuga ngo ese hari umurimo wa Satani undiho? Yego, niba hari umurimo wa Satani undiho, yerekaniwe kukuraho. Duhere muri bya bindi byo kutavuga rumwe k'umuntu, aho usanga umuntu umutima akanwa n'ubwenge bihabanye, bidahuza. Uko kudahuza ko muri we mwimbere, Yesu yerekaniwe kugukuraho. Semene mene. None kwa kudahuza kwawe n'abandi bantu, uko nako Yesu yagize gute? Yerekaniwe kugira ngo akumare. Ibyo byose by'imirimo ya Satani, gutwikira inyenyeri, kwiba inyenyeri, yerekaniwe kubimaraho. Sawa, yanjye barayitwara, iyawe barayitwara. Sawa, iyawe barayijimije, wenda uranayifite ariko barayijimije. Cyangwa se n'ubukwenda tutajya mu mwuka, kuko ugiye mu mwuka ntubasha kumenya ngo uyu muntu inyenyeri yiwe barayibye cyangwa se irahari ariko barayitwikiriye, kuko ibyo byose birashoboka. Biterwa n'umwuka winjiyemo kugira ngo umenye ikibazo cy'umuntu afite. Hari ushobora kwinjira mu mwuka ugasanga ntayihari, yaragiye. Hari uwo winjira mu bikaba ngombwa ko isengesho rikenewe aho ngaho,
urumva rizatandukana na rya sengesho ry'umuntu uyifite ariko itwikiriwe. Iyagiye bisaba isengesho ryo kuyibohoza yibwe, iyatwikiriwe bisaba isengesho ryo kuyitwikurura. Amina. Noneho rero sasa nari mbigarutseho ndavuga nti birashoboka ko iyanjye bayitwikira, birashoboka ko iyawe bagira gute bayiba, ariko iya Yesu ntibayiba. Ariko iya Yesu ntiyagira gute ntibanayitwikira. Niyo mpamvu nifuje kugira ngo dukore isengesho rivuga ngo iya Yesu wo twakire mu mitima yacu, wo twizera, ari icana mu buzima bwacu, ari imurika, hanyuma itangira ikurura abahanga, ikurura abakomeye, ikurura abantu badasanzwe baje mu buzima bwacu mu izina, bazana amazahabu, bazana ifeza, bazane ikurura abantu badukonekita ibihugu wifuza kujyamo, ubijyemo nanjye mbijyemo. Amina. Kukwira konekita. Urumva urumva ikintu inyenyeri ikora ibintu bikomeye cyane. Yahise konekita Mariya na Yosefu n'abantu bavuye mu bihugu bya kure. Sinzi niba barakomejanyije ngo bajye banegose wenda baganira bamubaza ati wa mwana twatuye amaturo twagize gute, ageze hehe, bimeze bite. Ibyo ntabwo tubizi, Bibiliya ntabwo yabivuze. Amen. Ariko reka duhagarare ku byo Bibiliya igarukiraho. Urumva ko yahise bakonekita, icyo gihe yarabahuje. Haleluya. Ni agaciro rero kumenya icyo ugomba gusengera mu buzima bwawe. Umunsi umwe Imana yajyaga imbwira ngo izinduye amasengesho yanjye mu bihe bya kera, ngo ibyo nsengera sinzongera kubisengera, nkabiberwa ibyo ari byo, nkagira ngo ni ukumpa amafaranga, ni ukumpa ibyo nkeneye, noneho ntazongera gusengera. Ariko kumbe yari izi ko ari igihe izanyigisha nkasobanukirwa ukuri, nkamenya ibikwiriye gusengerwa. Ubu rero iki nicyo gikwiriye gusengerwa, kugaragara kw'inyenyeri yawe. Ubundi Imana igufasha ikagaragara, igacana, ikaka, ikamurika, irakuzanira buri iragukonekita. Rekeraho gushaka kwikonekita ubwawe. Hari ukuntu umuntu ushaka yishakira amaconnection ubwe ku giti cye, ugasanga urimo urihoma bihomoka, urihoma buri mbega urashaka kubana n'umuntu ariko ukabona umuntu ntabishaka. Ibyo nyine ni ukwihoma bihomoka. Senga Imana, inyenyeri yawe igaragara, irakukurura uwo muntu, arizana mu izina rya Yesu. Amen. Witakaza igihe cyawe ushaka connection zidafatika, kuko hari igihe dushaka connection zitagira gute zidafatika. Ariko inyenyeri yawe nigaragara, irakuzanira connection ifatika, yabazana amazahabu, yabazana ishangi, yabazana ibintu bifatika, kandi bakaza banakubashye. Amen. Urumva aba bantu baje bubashye Yesu, bubaha umwana, bubaha na nyina. Ariko connection yawe wishakira ubwawe usanga ari nk'umuntu n'uwo nimba umufasha, niyongera gute, kuko nyine niyo wishakiye ubwawe. Amina. Ntabwo yazanywe n'inyenyeri yawe, ntabwo yazanywe n'Imana Data. Reka dufate umwanya dusenge. Birumvikanye, message iratambutse. Imana ishimwe kubw'iyi message. Amen. Kandi habwe icyubahiro. Vuga uti Imana wari mu ijuru n'isi, numvise ijambo ryawe, ndaryakiriye mu mutima wanjye. Numvise yuko nkeneye inyenyeri y'umwami wanjye wo nizeye, ari we Yesu Kristo, kwigomba kugaragara mu buzima bwanjye, kuko nicyo gisubizo cy'imibereho yanjye hano mu isi. Narindushye muri iyi mibereho no muri ubu buzima. Ibyo nkeneye simpera ko mbibona, bitewe n'inyenyeri yanjye yazimye cyangwa se itanahari. Uwiteka, sinditaye kwiyanjye yaba idahari cyangwa yaratwikiriwe. Icyo nsabye ni kimwe, iyo umwami wanjye Yesu Kristo amaraso yawe ampuze na buri muntu wese wateganyijwe n'ijuru ko azaba icyambu nambukiraho, mpagarara ninjira mu masezerano, mpagarara mu bisubizo by'ibibazo narindimo.
Uwiteka kubw'ubuntu bwawe, kubw'imbabazi zawe, iyi nyenyeri yawe Yesu Kristo yakire muri nge, yakire mu mibereho yanjye no mu buzima bwanjye bwa buri munsi, igaragaze agaciro kanjye ko gucungurwa nawe. Amen. Ndagira ngo ufate umwanya wo kwisengera ubwawe, ubundi duhite dusoza. Iyi nyenyeri yaki igaragaza agaciro ka Yesu muri wowe. Hari Yesu wakiriye w'agaciro muri wowe, kugira ngo Yesu wakiriye w'agaciro muri wowe agaragarire muri wowe ni inyenyeri ye igaragara kuri wowe. Iyo nyenyeri rero igomba kugaragara kuri wowe ya Yesu wakiriye w'agaciro, niyo ugiye gusengera ngo igaragare imbere y'umugabo wawe, igaragara imbere y'abana, igaragara mu muryango, ko nta kugaragara nk'uw'agaciro, nigaragara mu gihugu iraza kugaragara nk'uw'agaciro. Iyi nyenyeri wakiriye udasanzwe, wakira umugabo w'agaciro wavukiye mu isi, avuka ntarabaho, nahoze mubwira ntiwavutse mbere yanjye, nza nsanga warabayeho. So rero nk'uko naje nkasanga nkakumenya, nkumenyeshejwe n'amateka ya hahise, reka nanjye hagira abantu bakumenyeshejwe n'amateka y'ibyo ukoze mu buzima bwanjye. Semene amen. Zopetese kiria holia na patasa kaya babari uboredeze kiria ndatura kugira ngo mwami inyenyeri yawe Yesu Kristo ibashe kwaka ku buzima bwanje, ku buzima bw'abatwumva, ku buzima bwinshi bwabo tubana mu buzima bwa buri munsi, ku buzima bw'isengesho ribohora ufiko baza mu kwisengesho ribohora official. Inyenyeri yabo yake ya Yesu Kristo igaragare mu buzima bwabo, ya Yesu Kristo iboneke mu buzima bwabo, iboneke mu mibereho yabo, yawe Yesu Kristo iboneke mu mibereho yanjye. Agaciro kanjye kari muri wowe Yesu Kristo, kugira ngo ngire agaciro nuko inyenyeri yawe Kristo yongera ikagaragara muri njye, kagaragara kuri aba bene data, kuri aba bavandimwe, mu izina rya Yesu Kristo. Iyacu bayiba, izacu mwami bazisahura, bazitwikira, ariko ko tubonye yawe itigeze itwikirwa n'ikuzimu, itigeze itwikirwa n'abakozi wa Satani, yayoboye abantu b'umumaro bakaza mu buzima bw'ababyeyi bawe Yesu Kristo b'umubiri bakureze. Reka inyenyeri nanjye igaragarire mu buzima bwanjye, ikurura abantu mu buryo bw'umubiri, ikurura abavuye mu bihugu bya kure, mu mahanga ya kure, katika jina la Yesu wapfuye akazuka. Abantu mwami batubera icyambu, batubera ikiraro, batubera ukuboko kw'iburyo, batubera ukuboko kw'ibumoso, katika jina Yesu iduhuze n'abo bantu, tuve mu bibazo, tuve mu bitugoye, biciye mu nyenyeri yawe igaragaye muri twe, ni mu izina rya Yesu risumba amazina yose. Amen.